uko ngiye kwanga Joshua papa ni icyamwe man ubu nakanga Joshua ngakunda umuntu bamwitebune n'umuzi ntabwo nabyumvishe ubu Joshua mana Joshua ndanagukumbuye ubuto nakuranye iki ngo nuko ufite moto ngo udafite imodoka Joshua wanjye mana kuko ababyeyi nkaho umuntu yabahinduza iki ubu nzashobora gukunda umuntu koko nka Joshua ubu nzamwitaho nk'uko nita kuri Joshua ubu nzamuha umwanya wanjye Joshua ngo nuko ari umukene kandi ubu natoroka na mama kambura na papa kambura cyaze banyiciseje mana papa yariye ibiki ibiki papa yaririye kuko ndamugiye mu matwi Joshua ntabwo usiga ntacyo dupfuye kuko ubu nabikubwira Joshua nagukatira mama mbabarira nanjye ntabwo ukuntu byagenze nakunde kanyegereze icyaraza kunkorera ariko mana abahemu bariho pe ntabwo neza hano akambwira nabi nuko numva mama ari we mbwiye nabi papa we kazanyicira ariko nakundi kuva nageze mu rugo bashaka banyiyica ariko bandeba n'ubundi se ko ndi uwabo nakundi kanutse umwana n'ubundi ndabona ariwe ndi kuzi meze bite muniga salama kapo fresh meze bite biratemo fresh salamu akino none meze bite biratemo fresh cyewe none byaranze burundu sasa mberukanira babisi rituraburiza yarizembe watuzanyemo nka genge wanje tutansobanura ahantu umva nyine mupo wenyine mupo ngemba mbatema imirongo jewe mwumva uko n'ibintu gahunda zimeze uramuviye mwabonye Yesu we urija ngewe uraturaziranye neza gutya mwamenyanye gute wowe umenyana n'abantu basenga gute unyumvire umutama nagiye nyumvira zadagenda kubona mbona umutama tugona bibiliya n'ibintu by'amatagatifu ngo ntago ubwo rero nagiye ngewe uyu muhungu yaranyobeye ngo bwa mbere ubona abakristo bo muhanda wanje si yapfuye po wambesire gahunda hari nimwe ra uriya urani pastor waherera pastor ku rusengero ngiye nahoze ndi umudiyakoni umudiyakoni uza kuza se kubiniga gute ibyisi birivanga bikivangura nasanze ntiyarivanguriye hano muri isi yatanje man mupowe iryo nishaza ryambe ahubwo mwebwe mumbaze ngo gahunda zimeze gute bro afite ibwa y'igikoresho Yesu we nyine mwe mubiganiraho njewe bari serious gusa se agufitiye imbwa ya piano zimwe bacuranga mu nsengero ahubwo rero zimwe zikibyo bingi yewe kuko nanjye nyibona rirarizembe narariketse uriya nabonye risa nyirifite ifungo aba hariyo nibiryo urarya urahazi iyo maze kwibunenzaho n'amazi n'akamanyiye urahazi vuga se nimba biri seriye dushaka we biri seriye ahubwo we dutigitire udushakire isoko okay ndaza guhamagara uri keji aturangira umukiriya ufite kabisa bro uraza guhuza sawa umva ntari bikabisa kandi nawe mutima kukazi twemeze niko aje wakirara sobanura ahantu bari baragiye kurorongotanira wa keza kutakumvura se mama ko nanjye nabonye bigenda gutya cyangwa bigenda iki se ko nanjye nta ruhare nabigeze mbese ko naniriye utanke runaka hakoze koko mama
ubu ni igice natumiye ku Mana gituma abantu bose banyihakana ko na mama basi yanyumvishe ko atari njye wabyikuruye ko we cyokora agahinda kaba kenshi urambonera niko anje umurimo wanjye wo mu kabande ko wagiye urakuzi niko inka mukara n'inyana yayo byagiye bite yego mama ndabizi umva icyakora se mama wamaye nanjye nandekeza ngo wagiye kubyara udashoboye gupagasa ese basi niba n'utama nta mugore uruhira undi ibyo mbanza mbikubwira nta mugore uruhira undi umugore abyara ashoboye gukorera umwana we ngo basi girire mu umuzukuru wawe wenda we umuheho dukeya dore twakoranye urugendo kandi arashonje uramubyaye ngo murere njye ko nakubyaye sinakugaburiraga ntabwo warya kugahaga ntabwo wabirenzeho ukajya kwangara wanjije iwawe mukobwa ariko mama kuko wambabariye nanjye ko nazi uko byagenze wambabariye ko ntifurizaga ikibi umuryango wawe iyo utajya kwifuza ibibi ntabwo uba waragiye kwibambaza mu bagabo wakeza k'umukobwa ariko mpawe ibi bintu byambayeho buri wese byamuba ushatse wanyuma sora kunambira ahangaha mama wambabariye wowe kabyara ndavuga ngo genda none se mama ntabwo ni hapa ntabwo na ferego ndavuga ngo ntituhaguruka nari nzanasa mama wambabariye kuko kabyara wangiriye mwako ntabwo genda vuba n'ibyawe genda ubifata ugende genda vuba uranyiruka nanjye rero abenze nshaka igikoni hano ye mama wambabariye ko nanjye atari njyewe ndavuze ngo ntituhaguruka uhagurukane nateza kawe ugende vuba mama ndajyayo genda ujya gushaka umugabo waguteye iyo nda ubundi uzabona ungarukira jyana n'umwana wawe ntumunsigire kuko sinamubyara genda wambabariye genda ntabwo mfite ahangaha wabibishije twebwe iwacu kwa karekezi ntabwo dushyigikira inkozi zibiri nta nubwo tureba abana tutabyaye n'undi munsi mama wambabariye ndavuze ngo nikubona mu maso yanjye ntabwo nkwe nakugirira kuko nawe ntabwo wagize isoko utankoza isoni ntiwazinkojeje agasozi kose ntabwo birirwa banyoka fata icyawe ugende mbese mama wunderekeza hepfo reka nanagisigaye ubyengere ariko mana kuki byose bigerwaho na mama ngira uwanteye inda anyihakane ngira na mama anyihakane umusore nzabigenza ariko urabona uzabona bagakomeza umeze neza ashaka yego twari ubaye kandi kugendagenda mu nzira nyine ngera aho ngaho cy'amakuru ni meza ntabwo uzi ibyambayeho byorera wa mukobwa ni iki byakubayeho nawe n'umutipe ntekera umutwe wa wundi utaba hari uwo mutipe yagutekeye umutwe se umutipe yagutekeye umutwe gute kanze mukwereke uyu se mwahuriye byagenze gute abo nyine twarahuye nyine nawe urabizi ubuzima bw'iki gihe no gushakisha ngo duhura nyine naragiye gushaka ubuzima ambwira buryo ki nyine ankunze kandi azanjyana mbona akajya ambwira ngo azanjyane rero amaze kuntera inda ahita anyihakana ambwira ko nta hantu anzi ubu yaragiye yarakwekanye yaragiye cyane pe yitwa nde bamwita Janvier n'ikintu utekereza cyo gufasha reka musi ko muhamagara akambwira ko atananze mu by'ukuri nyine nta no gukimuhamagara se namuhamagara akamfata reka ngo byararangiye nyine uwo muhungu yitwa Janvier reka mugire rero ndagushaka kugira ngo tumupangire akantu ndashaka kumumenya ku ruhande rwanjye side yanjye uzabifasha amaze adresse zose wamubona nzaziguha buri kimwe cyose nzakiguha hari akantu ushaka ko twikorera sibyo safari
ciye muri kamera Samana shiri ari mu biki koko byagenze bite koko mama mama ni ikibazo si gusa Hello. 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 Nahoze kunkwamagara nakubuze nukuri. Ase sheri ko nahereye kare nkwamagara wari uri mu bikide. Sheri nari nagushakishije nakubuze nukuri. Nahoze ndi kureba amafoto yawe. Ndi kureba amafoto yawe ndi kugukunda byatari. Kubarebye amafaranga se ayabana ndetse n'abandi bafite yareba. Nimbarebye se bisobanuye kumamagara cyo ngizo gusaba. Sheri iyo nibutse ibihe byiza rwose twagiranye sheri wanyumvishe sheri. Impamagara mani. Sheri. Ntabwo uzi izina ryanjye. Sheri ndagukunda cyane sheri. Sheri sinabitinyuka ntabwo nabitinyuka nukuri. Sheri. Sheri iyo nibutse ibihe byiza twagiranye n'ubu ndi kureba amafoto yawe sheri. Sheri. Sheri wakwibutse ibihe byiza twagiranye sheri. Si sheri byagenze gute? Ibyanjye nawe byagenze gute? Sheri nukuri njye ndagukunda. Game uri gukina mvana muri game man. Nobera handi cyakira handi narakubwiye. Sheri. Nongera kumamagara. Sheri mbabarira rwose. Telefone yawe kandi babyana kumana ngenda yikupiye. Babarira sheri mbabarira basi mbwirije. Nongera kumamagara Jessica. Ako se sheri. Nundi muntu ntuzana ntuzanye. Sheri. Wow, sheri. Stefan. Makuru. Meza. Arimo kumbuye. Cicekana. Kuba neza. Cyane. Gusa nari ngukumbuye kugitabyuma. Ndeze neza. Meze neza cyane. Yego. Sema utuntu twiza. Sheri wapi maze gusaza. Ngo. Wenda guhindura nuko Ese buko wari waramunze.
ntabwo nakwangura bizero wa mbere bwo nabikora Fabrice yo bimeze bite niga yiboye uyuse isheri wawe namusuza se wawe bize bite makuru cyane neza cyane sana kibazo wese Fabrice se munaziranye Fabrice ni isheri wawe okay ni inshuti yanjye nanjye zaharugura ariko nta kibazo turi kumwe kakarayo bro uzambwira nyine kabisa sawa c'est bon reba message call zose naguhamagaye nkakura shiri wambuze siko telefone telefone yanjye fone yawe iri hehe uri ifite mwana nari hangaha telefone yanjye igiye he nayo mfite mu mufuka hose nayo hari no mu gakapu nayo hari ntayo telefone yanjye barayishyuwe nese shiri oya urusite nzahigura indi telefone upore oya ihangane nzakugurira indi oya cyo uzi telefone yanjye ukuntu n'amafoto yose nta na kimwe ihangane shu none so ahantu hose wanyuze wabona wataye mu nzira kandi oya nayiteye mu nzira kandi nayo nyifite mu gakapu wari uyifite si telefone yanjye ke ni itabi basi wirakara tuzagura indi kiri nari bituraze kuvugana nari Pasi meze makuru ni meza sha ntabwo bizi telefone yanjye yamaze kuyiba mumenye na sheri noneho nyine turi kumwe turi babiri nanjye mfite mu kamarete ariko sinzi umuntu yitwaye pe nawubonye nambonye usibye agatipe nyine kaje kakadusuhuza yaba ariko ntabwo mbizi cyangwa se ni umusheri wawe yitwaye sha nawe ntugakabye shira wanjyanye ba telefone koko byashoboka ndabizi ntabwo yabikora n'umwana mwiza sha ndamukunda ndanamwizera ntabwo yanywa telefone pe ntabwo yaguye muki umva ubu umutwe wandiye sinzi ahantu uzakura telefone ubwo ntabwo uri gukeka se nk'umuntu waba witwaye cyangwa ahantu waba wisize oya ntabwo nahamenya ahubwo shake ntahe ngende kwihangana pe uzayibona ariko nta kibazo nzabona indi ariko nta muraho murabona neza amakuru neza amakuru meza yekesha ni karibu murakoze ni karibu harakujya aho urumeze ute cyameze neza biraho nyine biragenda gake gake ariko kamubwire uri inshuti yanjye ariko nuramuja ndamuzi ngiye gufata ubwonko bwe gutya kumva mbanze buzunguze kumva bazite gute gusa uzabigenza ute kugira ngo ariko wowe urabizi ko afite imodoka ndabizi ko bizi ibyo byo ndabizi iri mu muhanda y'ikamyo y'ifuso urabizi ko afite amazu mu ngororero amazu 3 amazu y'ibiki se kandi amazu y'ubucuruzi ariko none imiryango 3 y'ubucuruzi atamundaga ntabwo yaba yarankundaga ngo amwishe yuko afite imiryango 3 y'ubucuruzi afite imiryango 3 afite imodoka igenda mu muhanda ukumva ahubwo reka mubwira akantu tugiye kumukora tuzabigenza gute so ngiye kuba nyine branch manager kumva musinyisha amasezerano nyamusinyisha gutya azayasinya oya yamaze ubugome tumukarange gutya ku buryo amafaranga yose azaba afite hari gihe azasanga ari mu mazi abira gutya azaje kurasanga abakobwa ni babaye okay ahubwo courage nta mikino ku ibintu yagukoreye kuko nejo yabikorera n'undi mukobwa urikumva nejo yabikorera anje wundi runaka yabikorera
Feza yabikorera nde ukumva rero kugira ngo icyo kintu kitazongera kugaruka kandi nkaba muzi neza mufite wese ubwonko bwe ngiye kubufata mucurike ikofiye tuyubike ariko byumva cyakora nicyo cyamushobora kuko nanjye ibintu yankoze ntamwe namugirira reka nkubwire izo muwezo ntazo mfite ngiye taragize ngo ku muntu utwite oya rwose ibyo bintu nta mikino byo nta mikino ahubwo tugomba kuganira nk'inshuti ese amakuru ya Keza nawe ubwo twahuriye nkiza twahuriye mu muhanda ndi kuza nawe aratungurwa kuko yarambonye afite umwana ndatekereza wenda hari igihe yanabikubwiye kuko n'inshuti yacu twaraganiraga cyane yambimbwiyeho kumukunda ariko reka nkubwire yashaka ko twicara tukabanza tukamunoza sibyo kugira ngo n'undi wese arebereho sibyo icyo cyamushobora nanjye ndi kumwe nawe kandi courage urabyemeye ko nzabimukorera oya nuko bimukorera none se ngiye hari ikiza yankoreye ejo yabikorera n'undi wo hirya no hino akujugunyira umwana yangiza agende na telefone ze ntaziriho nta nubwo njya ntumbura kumuhamagara ndabikora branch manager w'iriya company nzabikora kandi mfite n'umuyobozi siho ariko byumva nzabigukorera wowe ube tayari kandi umwereke ko nta kintu byakubwiye amarangamutima yashyira hasi ubu nta mikino warabyaye byararangiye wabaye umugore byararangiye ariko ubu ngubu hasigaye twebwe nk'abakobwa tugiye kubereka ko badufate baducurike ubwenge ubizi ni watermelon twikoreye ku buryo bifata ubwenge bwacu bakabufata gutya nuko bakosora oya bakwiye gukosora wagize mu bwenge buke ariko twe tugiye gushyiramo ikintu cyitwa inyurabwenge kumva nta mikino ntabwo tugomba kuba imihigo twe tugomba kuba abahigisibyo ako kantu ko ni sawa rwose ariko byumva kuko n'abandi bajama bareberaho bakamenya yuko iyo umuntu ahemukiye undi nawe agira ingaruka abahungu ni abagome ariko natwe ntabwo turaba abagome gusa barabona ko nta mikino ihari ngiye nshaka kubereka ko nta mikino ngiye orunera uraza kumva na nshuti yanjye urakoze sawa Melise